Yes, murakaza neza kuri Remias Tech Studio. Yes, uyu munsi rero icyo ngiye kubigisha ni uburyo ushobora kugarura Facebook, password ya Facebook yawe mu gihe wayibagiwe utakibuka. Urugero, ujya hano kuri Facebook, tutegereze ifunguke. Uje hano kuri settings, yes, hano kuri settings, yego, dufungure settings, then urabona yuko uje hano kuri password and security, wenda ugiye ushaka guhindura bazakwereka yuko ugomba gushyiramo password yawe ya kera kugira ngo uhindure, nicyo bazagusaba. Ubwo urumva rero mu gihe utakiyibuka, kankwereka ibyo wakora noneho password yawe ukayibuka. Noneho bakwereka current password na new password. Urabona yuko babanza kukubaza ya password yakoresheje mbere, ino password babanza kuyikubaza niyo ugomba gushyiramo. Ubwo urumva rero icyo tuzakora ni uko hano tugomba kumenya password yaho ya mbere. Dusubire inyuma mbereke. Yes, uzaza ujye muri settings zawe, ujya hano basekingira, nubona Google hafi uzayikandeho. Iyi nubona Google imbere uzayikandeho, ariko njye nayisekinze ku buryo mpita nyibona byihuse. Uzamanuka, icyo uzakora uzaza hano kuri personal information. Aha icyo uzakora uzizira kuri personal information. Aha wakirike, tegereza afunguke. Yes, urabona ko twahageze. Icyo uzakora hano twahageze, uzaza aha hirya uze kuri security, niho wowe uzaza. Aha uzaza kuri security, aha wakirike, uzamanuka, uze kuri password manager, wakirike. Nurangiza urabona ko twahageze, bazakwereka Facebook, Reddit na Instagram. Mu gihe utakibuka izo password uzahita uzibona. Uzakirika kuri Facebook, ushyiremo urufunguzo rwawe usanzwe ukoresha muri telefone. Urugero rwanjye ni uru. Yes, azahita hafunguka. Urabona ko password bahise bayinyereka ako kanya. Aha we niho uzakora uyifungure, password yawe tuyibona mu gihe wayibagiwe. Yes, so mwakoze kubana nanjye kuri Remias Tech Studio. Mwibuke gukora subscribe, mukomeze kubana nanjye muri video nyinshi nzagenda nkomeza kubashyiriraho. Murakoze.